Shalom, shalom, Yesu ashimwe cyane, Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza, ndabashimiye abantu tujya tubana umunsi ku munsi. Mbabwira iteka ngo ijambo ry'Imana ni ukwitoza, gusenga ni ukwitoza, kubana n'Imana ni ukubyitoza, ni uguhora tubyitoza umunsi ku munsi. Abanyarwanda bo baca umugani mwiza, bakavuga ngo mbwira uwo mugendana nkubwire uwo uri we. No mu ijambo ry'Imana ni uko. Ni ukuvuga ngo tugomba kwitoza kubana n'Imana, kugendana nayo, kuvugana nayo, gusenga mu buryo ukora ku mutima wayo. Tugiye gusoma muri Luka ibice 22, duhere ku murongo wa 39, handitswe ngo Yesu asengana umubabaro, arasohoka ajya ku musozi wa Erayoni nk'uko yari amenyereye, abigishwa be bamukurikirayo. Agezeyo arababwira ati nimusenge kugira ngo mutagwa mu moshya. Atandukana nabo umwanya ureshya n'ahaterwa ibuye, arapfukama arasenga ati Data, nubishaka undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko nshaka, ahubwo bibe uko ushaka. Marayika uvuye mu ijuru aramubonekera, amwongerera imbaraga. Haleluya. Kuko yari ababaye bikabije, asenga cyane, ibyuya bye byari bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso bitonyanga hasi. Maze arasenga, arahaguruka ajya ku bigishwa be, asanga basinzirijwe n'agahinda. Arababaza ati ntimubashije? Ikibasinjirije ni iki? Nimubyuke musenge kugira ngo mutagwa mu moshya. Yego, Imana ibahe umugisha. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo arasohoka ajya ku musozi. Yesu arasohoka ajya ku musozi nk'uko yari abimenyereye. Abigishwa be nabo bamukurikirayo kuko bari bamenyereye kugendana nawe. Yego, bari babimenyereye. Ngo agezeyo arababwira ati nimusenge mutagwa mu moshya. Haleluya. Aha ijambo ry'Imana riratubwiye ngo dusenge tutagwa mu moshya. Nta kindi kintu gituma umwana w'umuntu atagwa mu moshya usibye gusenga. Narababwiye ngo gusenga niwo muti wonyine. Niwo muti wonyine wo kunesha icyaha. Kuko ibisigaye byose wagwa mu moshya. Ariko aha Bibiliya itukuriyeyo neza, iratubwiye ngo dusenge tutagwa mu moshya. Haleluya. Aha neza biragaragara ko nta kindi kintu cyadufasha kutagwa mu moshya. Nta kindi kintu cyatuma imitima yacu itagwa mu moshya usibye gusenga. Ngo atandukanaho nabo umwanya ureshya n'ahaterwa ibuye, arapfukama arasenga. Haleluya. Aravuga ati Data, nubishaka undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko nshaka, ahubwo bibe uko ushaka. Aha hantu ngiye kuhavugaho bitari cyane, ariko ngiye kuhavugaho. Aravuga ati Data,
ibi bintu bibe uko ushaka ntibibe uko njyewe nshaka. bivuze ngo ubushake bwe nk'umuntu atarambara ishusho y'ubumana bwari burangiye. ntabwo ndimo kumva niba bije neza mbisobanuye neza. aha ubushake bwa Yesu nk'umuntu wambaye ishusho ya kimuntu bwari burangiye. imbaraga ze nk'umuntu wambaye uyu mwambaro wacu, uyu wa kimuntu, uyu nguyu wari urangiye. umwambaro ureba hanze ukavuga ngo ayi baba none bigenze bite. umwambaro uvuga ngo ndashonje, umwambaro uvuga ngo nambaye ubusa. acyambaye uyu mubiri wa kimuntu aravuga ngo iki gikombe kindenge. haleluya. ushobora gutekereza ukibaza ngo se ibi bintu ko Yesu yari abizi neza uko bizagenda, ngo kubera iki? aha hanyereka neza intege nkeya za kimuntu. Yesu acyambaye ishusho y'umuntu aravuga ati iki gikombe kindenge. ariko yongeye kugarukamo ishusho y'ubumana aravuga ati ayi, ati ntibibe uko nshaka. ubumana bwari butangiye kuza muri we, ubumana bwari buganjije uyu mubiri wacu wa kimuntu. aravuga ati iki gikombe, acyambaye umubiri wa muntu yaravuze ati igikombe kindenge. amaze gusingira ubumana, amaze kwambara indi shusho y'ubumana, aravuga ati nyamara ibi bintu bibe uko ushaka papa, ntibibe uko njyewe nshaka. bivuze ngo iyo tucyambaye ino shusho ya kimuntu turaruha. iyo tucyambaye iyi shusho ya kimuntu tugira intege nkeya. ariko iyo hajemo ishusho y'ubumana dusenze, iyo dusenze twambara izindi mbaraga zituma tuvuga ngo ntibibe uko twebwe dushaka, ahubwo bibe uko ushaka papa. marayika ngo umurongo wa 42:3 haravuga ngo marayika uvuye mu ijuru aramubonekera amwongerera imbaraga. uzi icyatumye marayika ava mu ijuru akaza kumwongerera imbaraga? ni isengesho. uku kwitandukanya n'abandi, agafata umwanya wo gusenga, agafata umwanya wo gupfukama. iri sengesho ryamutandukanyije n'abandi mu mubiri, ahubwo rimwinjiza mu mbaraga za mwuka wera, bimwinjiza mu bundi buryo, mu bundi bumana bundi. ntabwo mbizi niba ubyumvishije. isengesho Yesu yasenze ryo kumutandukanya n'abandi, ryo kwigirayo higa, ryamuhaye izindi mbaraga za kudakomeza kurebwa mu ishusho ya kimuntu, ahubwo yongera kwambara izindi mbaraga. abona imbaraga, bituma marayika ava mu ijuru amwongerera imbaraga zo gukomeza urugendo. ikintu cyari kimuruhije ngiki, ngo kuko yari ababaye bikabije asenga cyane, ibyuya bye byari bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso bitonyanga hasi. umubabaro we ngo wari uremereye ku rwego wari umeze nk'igitonyanga cy'amaraso gitonyanga hasi. imana ibaha umugisha rero. yari afite agahinda kenshi, yari ababaye kugira ngo acungure umwana w'umuntu. yego, gucungurwa kwawe kwari hafi. aya maraso, uyu mubabaro byari ukugira ngo wowe ucungurwe. imana iguha umugisha. wowe wemeye gucungurwa n'aya maraso, wowe wemeye ko ibi byuya bya Yesu bitazapfa ubusa, nawe ugiye kubikora. imana iguha umugisha kandi bagirire neza mwese. shalom, ndabakunda.